ngo baragenda guess what kubera iyo courage ihuye n'ijambo umukozi w'Imana Elisa yarayavuze ngo ejo nk'iki gihe ibintu bizaba bigura ubusa inzara izaba yashize mu murwa. Ijambo rikubitana na action. Katararara. Ijambo rikubitana na action. Ijambo ry'Imana yakuvuzeho rihura na action, rihura n'igikorwa runaka. Umupfakazi yemeye gusonga akanyuma agahaye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana arakarya arahanura biraba. Umupfakazi asanze Elisa ati bamereye nabi barashaka kugurisha abana banjye b'iki bakatunyaga bakadutwara. Umukozi w'Imana ambwira ati ufite iki? Ati mfite agacupa kanyuma, genda ugasuke muri bya bibido utiye mu baturanyi byose usukemo ntabwo azakama. Ibirenge byabo byuzuyemo kwizera, haleluya, biri muri action yo kwinjira bava ku irembo binjira mu murwa. Ibyo birenge ni by'Imana yakoresheje, izo ntambwe, iyo determination, uko kwizera, uko gutitiriza, uko kuvuga ngo gupfa no gupfa turahangana n'iki kibazo. Rimwe na rimwe birasaba ko uvuga ngo ijoro riba riraye, enough is enough. Enough is enough, ndahagurutse, mpagurutse ugahangana nacyo ukakita izina ry'agasuzuguro, ukagisuzugura ukakibwira ngo you know what, ufite amatwi urumva, aho ungejeje ufite amatwi urumva. Reka nkubwire rero, wibeshye ku muntu, wibeshya adresse, uru rugo ntabwo ari agatobero, iyi diplome ntabwo nayiruhiye ubusa, aka kazi kagomba kuza. Bihangare bibwire nk'uko aba bembe bavuze ati n'ubundi gupfa n'ugupfa. Icyo kibazo niba cyarakwishe n'ubundi urakibembereza kubera iki? Gihagurukire nawe ugihindukane. Ntabwo tugomba kwemerera ibiturushya n'ibitugora, ibitubabaza n'ibidukubita n'ibidushyira hasi ko bikomeza kutugiraho imbaraga. Mfite inkuru hano intangaza cyane, inkuru y'ababembe bane. Ni mu Bami ba Kabiri, I think mu Bami ba Kabiri igice cya 7. Mpabasomere nihuta, ndasoma hagufiya kuko ni igice kirekire cyane. Abami ba Kabiri igice cya 7. Atubwira inkuru y'ababembe bane. Kano kuyivuga ndabibabwira nyuma wenda turangije. Ababembe bagarukanira abandi inkuru z'agakiza. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati twicaza aha n'iki kugeza aho tuzapfira n'iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose no gupfa. Haleluya. Ngiye nkunda ino motivation y'aba babembe 4. Ababembe 4, ababembe kera iyo umuntu yarwaraga ibibembe ngo bamujugunyaga hanze y'irembo kugira ngo atanduza abandi. Yabaga abaye nk'uhawe akato, nk'uhawe akato kugira ngo atanduza abandi. Ababembe bari barajugunywe hanze bibera ku irembo, ubwo I think ko basabirizaga wenda batungwa n'utwo babonye nyine. Namwe murabumva umuntu watawe hanze utarimo imbere. Noneho ariko aho muri Israel ngo hari inzara ikabije, hari harateye inzara ikabije, Abasiriya barabibasiye, Abasiriya baraza banyaga ibyabo, batwara amatungo yabo, batwara zahabu, batwara amafeza, batwara ibintu byose by'igiciro, barabitwara, baragenda barabisahura, babamba n'amahema. Yewe si ukuvuga ngo bagiye kure, bagira urugabano rwabo, bagira ahantu nabo barahakambika, bahagira habo, ku buryo ba nyiri igihugu batavuga nyine, bemera bakabana nabyo, bagaturana nabyo, bakabyakira. Bagenda bicwa n'inzara, babiberaho gutyo gusa. Noneho b'Abasiriya bararya baratunganirwa, bakajya bateka bakanywa, ubuzima burakomeza, amazahabu bayaryamanyaho, imyambaro y'igiciro, ibintu byose. Noneho bababembe baza ngo kwibwira, nibo nashaka ko dutindaho. Bababembe 4 ngo baza kwibwira ngo ariko tuzaguma hano tuzapfa, kandi nitwinjira no mu murwa nabwo hari riske yuko dushobora gupfa. Uwakwihangana akinjira akagenda akareba ko yagoragoza na b'Abasiriya tukabona basi ibyo kurya. Ngo bonyine baribwira bati gupfa n'ugupfa, turaguma hano turapfa, nitwinjira turanapfa. Barabidesida barinjira mu murwa, kandi bari baratawe hanze batemerewe kwinjira, ariko baradesida barahinjira. Noneho rero ariko bikubitana nuko umukozi w'Imana Elisa yaraye ari ku ijambo bivuga ngo ejo nk'iki gihe, haleluya, umuhanuzi w'Imana yari yavuze ngo ejo nk'iki gihe
ibintu bizaba bigura ubusa, inzara izaba yashize mu murwa. Ngo n'igisonga cye cyaramusetse cyane, avuga ngo n'iyo Imana yakingura amadirishya sinibaza ko ibyo bintu byashoboka. Tellement inzara yari ikabije, inzara yari iteye ubwoba. Arangije ngo baribwira bonyine, Elisa yaraye ku ijambo ko inzara nk'ejo iki gihe izaba yashize. Imana yavuze, ijambo ryaciye umuhanuzi wayo ryarekuwe. Ariko Imana ikoresha iki? Ikoresha abantu. Ijambo ryararekuwe, twicaranye amasezerano, Imana yaravuze. Icyo kibazo kizarangira, ubwo bumuga buzakira, ubwo burwayi buzakira, uwo mwana azakira, iryo shuri rizaboneka, iyo viza izaboneka, ubwo buzima buzahinduka, iyo nzu uzayigura nziza, iyo modoka uzayigura. Twicaranye amasezerano atagira uko angana, yewe no kujya mu ijuru. Twicaranye n'isezerano rivuga ko tuzajya mu ijuru. Twicaranye amasezerano menshi, abazaba abashumba, abazarongorwa, abazabyara. Nta muntu nibaza ko aticaranye isezerano. N'abantu benshi bicaranye amasezerano pe. Nta muntu numva ko yicara gutyo gusa. Abantu benshi bicaranye amasezerano y'ibyo bazageraho. Ariko hari action, hari ikintu kigomba gukorwa kugira ngo ibyo bintu bigereho. Hari ikintu kigomba gukorwa, hari imbaraga ugomba kwishakamo kugira ngo ibyo bintu bigereho. Niba nshaka kwiga, nta choice mfite, nyine ndahaguruka njye mu ishuri. Ninabasha kujya mu ishuri ndiga online, ariko I have to do something kugira ngo nige, sibyo? Niba ngomba kugura iyo modoka, ntabwo amafaranga ari bumanukire mu kirere. Hari ahantu bigomba guca. Ijambo ry'Imana iyo ryarekuwe, promesse iyo yarekuwe, hari indi action igomba kubaho. Ishobora kuguturukamo wowe, ariko wenda Imana igakoresha abantu kugira ngo yuzuzwe cyangwa isohore, ariko hari effort y'umuntu igomba kubamo kugira ngo bikunde. N'umugore utwite hari action burya akora. Umugore utwite uzabyara, yes of course. Ariko n'umugore wabuze urubyaro, wa undi wabuze urubyaro umaze imyaka myinshi, buriya nawe hari ibintu yirirwa agerageza. Ntabwo yicara gutya ngo ko Imana yanyibagiwe se. Ahura n'umugabo, sibyo? Siko tubizi. Ahura n'umugabo uko ashobojwe kose, umugabo we of course, kugira ngo iyo mbuto yinjire, yongere agerageze. Bikanga uyu mwaka, ejo akongera kugeza igihe bizacamo, akabona ya mbuto igize ikibyaye. Hari n'abakora insemination, ibintu bigeragezwa biba ari byinshi. So umuntu wese utegereje, hari ikintu kiba kigomba kubaho. Ikibi ni wa wundi wicara akidamarira akumva ko bizashoboka, akirirwa mu butayu asenga amanywa na nijoro, nta kintu ari gukora, yibereye aho ngaho gusa. Umugore w'umupfakazi umwe yigeze gusanga Elisa, aramubwira ngo abantu bamereye nabi, barashaka gutwara abana banjye, bari kunyishyuza ideni ry'umugabo yafashe, kandi umugabo wanjye yamaze gupfa. Bari kunyitimida, bari kuvuga ngo nimbahereze. Elisa ngo aramubwira ngo ufite iki? What do you have? Ngo mfite agacupa k'utuvuta kangana gutya. Ngo ugenda utira ibijerekani muri quartier yose wuzuze mu nzu yawe, ufate ka gacupa k'amavuta usuke. Iryo naryo nzaribasobanurira umunsi umwe, hari ukuntu umwuka wera yigeze kurima. Ariko yaramubaje ngo ufite iki? What do you have? So aba babembe baricaye, birirwa basabiriza bameze gutya ku irembo, batawe hanze. Ni ikizira, barazira, ntago bagomba kwegera abantu. Ababembe bagomba kuba nyine iyo hirya. Ariko baravuga ati dupfira aha kweri? Ariko murumva ko nako ari akanyabugabo bishatsemo? Nako ni agacupa k'amavuta, njyewe niko nkita. Nako ni akabaraga, nako ni aka effort. Hari umuntu rwose ugenda akiryamye avuga ati bansanzemo iki, agahita umva akarangira, agahwana n'igitanda. Umugabo se ko yenda kunyica igahinduka indirimbo, ariko nta kintu cy'igikorwa kirimo kirakorwa, nta kantu. Hari akanyabugabo Imana igusaba kwishakamo uyu munsi. Hari impamvu iri jambo riba rije. Hari akanyabugabo ugomba kwishakamo uyu munsi, ukavuga ngo you know what, ngitinzemo, cyanyicayeho, cyaranyunyuje. Ushaka kuba ubushomeri, ushaka kuba urugo rubi, ushaka kuba kubura urubyaro, ushaka kuba anything icyo ari cyo cyose uzi ko cyakwishe, umusonga umenywa na nyirawo, ngo ijoro riba riraye. Urabizi neza aho kikugeza icyo kintu, ariko urasabwa akanyabugabo, kabaraga ka nyuma, agafu ka nyuma, ko birimo biraza. Wa mupfakazi yari yagiye kureba, yagiye gusaba, aramubwira ngo nsigaranye akanyuma ko gusonga njye n'umwana wanjye tukirira tukipfira. Yari yaramubwira ngo kazane. Hari action yabayeho, ahereza umuhanuzi,
aragasonga ngo arakarya ijambo ati muri icyo gitebo aho muri icyo gitebo ntabwo azongera kuburamo ifu. Haleluya. Yagize ubutwari, ntabwo bambwiye ngo genda wa kigabo cy'icyesikoro weje kundira ubufu n'ibiki kandi ari akanyuma nasigaye ngo nisongere umwana wanjye twipfire. Oya, yagize akanyabugabo avuga ati ko ari umuntu w'Imana ukansabye reka nemere nkamuhe. Haleluya, haleluya. Hari ibintu ndi kumva, aremera aragafata kagafu yaragiye kwisongera ngo yipfire nk'umwana we, agasongera umukozi w'Imana arakamuhereza ngo akiraho kabyara we, kuko yarabizi ko ari umukozi w'Imana. Eliya yamwibwiye, arangije Eliya arakarya, arangije kukarya yumva aguwe neza, ahita arahanura. Haleluya. Umukozi w'Imana ahita arahanura amubwira ngo umva nkubwire, muri icyo gitebo cyawe ntabwo hazongera kuburamo ifu. Niko byagenze, ntabwo wongeye kuburamo ifu kuko ijambo ry'Imana ryari ryarekuritse. Hari action usabwa. Elisa nawe yamaze kurekura ijambo ry'Imana ariko risohorera mu babembe 4. Umva uko byagenze rero. Haleluya, ko biryoshye. Ababembe 4 barinjira, bari determine bavuga ati gupfa ni ugupfa, turapfira hanze y'amarembo cyangwa turapfiramo imbere. Aho gupfira hanze napfiramo imbere, simbabeshya. Aho gupfira ku muhanda napfira mu nzu. Kuko mu nzu nanzi ko bari bunyoze bakanyambika bakampamba. Gupfira ku irembo imbwa zirakurya. Aho gupfira mu byaha napfira mu Mana. Haleluya. Aho gupfira mu byaha napfira mu Mana. Aho kujya ikuzimu najya mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ababembe bavuga ati aho gupfira ku irembo reka gupfa ni ugupfa n'ubundi twinjire. Baradetermina barinjira, baridesida barinjira. Ngo baragenda, guess what? Kubera iyo courage ihuye n'ijambo umukozi w'Imana Elisa yarayavuze ngo ejo nk'iki gihe ibintu bizaba bigura ubusa, inzara izaba yashize mu murwa. Ijambo rikubitana na action. Katararara. Ijambo rikubitana na action. Ijambo ry'Imana yakuvuzeho rihura na action, rihura n'igikorwa runaka. Umupfakazi yemeye gusonga akanyuma agahaye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana arakarya arahanura, biraba. Umupfakazi asanze Elisa ati bamereye nabi, barashaka kugurisha abana banjye b'iki bakatunyaga bakadutwara. Umukozi w'Imana ambwira ati ufite iki? Ati mfite agacupa kanyuma, genda ugasuke muri bya bibido utiye mu baturanyi byose usukemo, ntabwo azakama. Narangiza ushyire ugurisha ubishyure ayandi aba yawe, ubuzima burahinduka. Ijambo rikubitanye n'igikorwa, action. Isezerano wicaranye hari igikorwa kigomba kubaho kugira ngo risohoze. Icyo kintu utegereje Imana yakubwiye ko kizabaho, hari action igomba kugira ngo gishoboke. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ababembe 4 baridetermine bonyine, baradesize bonyine ati gupfa ni ugupfa ariko ntidupfira hariya ku irembo nk'imbwa sha. Oya, reka dupfe kigabo. Barinjiye bakubitana n'ijambo ry'Imana ryaraye rirekuwe. Haleluya. Rirekurwa nibari banahari, ariko ryari ryarekuriwe uwo murwa, kandi nabo muri uwo murwa barinjira n'imbaraga, bashyiramo akayeforo, baragenda ati gupfa ni ugupfa. Baragenda ngo guess what? Muri buri gutwi k'Umusiriya ngo hari humvikanye, Abasiriya niba bandi bari barahibasiye harahagize ahabo, ngo hari humvikanyemo induru y'amagare n'amafarashi. Muri buri gutwi k'Umusiriya hari humvikanyemo umuriri munini cyane, induru, urusaku rw'amagare n'amafarashi. Ngo bumva, barakebeza, bariruka, barahunga. Babandi bibasiye igihugu, bandi bafashe gold na n'ifeza byose barasahuye, ibintu by'igiciro barakambitse, bararya baranywa baradendeje. Ngo muri buri gutwi kwabo hacura injereri. Bumva ngo urusaku rw'amagare n'amafarashi rukabije cyane. Ngo baravuga ngo noneho Abayisiraheli baratumaze we. Ngo umenye umwami w'Abayisiraheli yakodesheje ingabo zikomeye cyane, ngo yahamagaye abami b'ahandi hantu ngo baje kudutera. Ngo bakizwa n'amaguru bariruka. Urusaku ruturutse he? Ni Imana yarubateje. Ibi birenge by'ababembe 4 ntimumbwire ko ari byo byari gutuma ibi birenge byatonyotse. Mugerageze mushushanye umubembe, umuntu wabembye kuntu abameze, yaraboze, yarabaye itonyotse, yarabaye ha. Ntimumbwire ngo nibwo rwateje ngo urusaku mu matwi y'Abasiriya. No, ibirenge byabo byuzuyemo kwizera. Haleluya. Biri muri action yo kwinjira bava ku irembo binjira mu murwa. Ibyo birenge ni by'Imana yakoresheje, izo ntambwe, iyo determination, uko kwizera
uko gutitiriza ko kuvuga ngo gupfa ni ugupfa, turahangana n'iki kibazo, ariko turabaho cyangwa turapfa. Iyo determination, uko kwizera, iyo faith, uko kumva ngo no, ko gushira amanga, niko Imana yakoresheje gusoundinga ibyo birenge byabo, ngo bisoundinga nk'urusaku rw'amagare n'amafarashi, biragenda byinjira mu matwi y'Abasiriya b'abanzi babo, bahunga nta n'ikintu na kimwe batwaye, habe na ngo n'imyambaro bagerageje guhungana barayitaye, kuko ngo basanze nta n'inyoni itamba. Abo babembe baragenda ngo bararya we, baranywa bariyongeza we, ngo binjira muri buri hema bavanamo ikintu, ngo basabura bafata amafeza, bafata amazahabu, bafata imyambaro y'igiciro. Abari baricariwe n'ubukene imyaka n'imyaka, ubuzima buhinduka mu minota, ubuzima buhinduka mu masegonda, kubera kwizera kugeretseho ibikorwa. Kwizera kudafite igikorwa kuba gupfuye. Barizeye baravuga ati gupfa ni ugupfa, twinjire, bashyiramo imbaraga, baratambuka. Imana ihita ishyigikira rya jambo, kwa kwizera bikubitana n'uko umuhanuzi yarayahanuye ya promesse. Barinjira baragenda basanga harera, bararya baranywa barahaga, barasahura ibyo bashaka by'amafeza n'amazahabu. Baje ngo baravuga ngo ariko twe kuba abana babi natwe ngo dukabye. Haleluya, Yesu ashimwe, haleluya, ndanezerewe. Ngo baravuga ngo twe kwikunda ngo dukabye, ibi ni bibi, reka tujye kubwira umurwa ko watabawe. Babandi batawe hanze nibo bagiye gutabariza umwami, ngo baramukomangira baravuga ati byutse umwami tumuvugishe. Igihugu cyatabawe, umurwa watabawe. Ntabyo bari bazi, bari bisinziriye ngo kuko hari mu kabwibwe, bari bisinziriye bashyizweyo pe. Ngo barababwira ngo ibyo muri kuvuga murabizi, ngo umwami yoreza amafarashi ngo agenda agere akurikira arebe, ngo hari wenda baduteza imitego, nibabona dutangiye kurya ifudu yabo baratugwa gitumo. Ngo bakurikiza amafarashi arinda agera kuri Yorodani nta kintu na kimwe, ngo ahubwo mu nzira bagiye bahata imyambaro n'ibindi by'igiciro. Umwami arabyemera, baratangaza itangazo, basubirana ibyabo bari baranyazwe, igihugu kiratabarwa, umurwa uratabarwa, kubera ababembe bane. Bya birenge byatonyotse ariko bigifite kwizera. Sinzi ikibazo utinzemo, sinzi ahantu utinze, sinzi amaganya utinzemo, sinzi ikintu kikwicayeho imyaka n'imyaka. Kibwire ngo enough is enough, kibwire ngo enough is enough, I'm going. Ngiye guhangana nawe, ngiye gushyiramo kwizera, ngiye kongeramo kwizera, ariko kwizera kujyanye n'ibikorwa. Gitongere buri munsi, binyibukije ijambo ngo hari igihe Yesu yaciye ahantu inzara imwishe, ngo abona igiti cy'umutini cyari kiri hariya, ngo agishakaho imbuto arazibura, ngo arakibwira ngo no mu mwero ntukere. Arakivuma kubera inzara, arakivuma. Yesu arakivuma. Noneho abaye bigishwa be bari kumwe nabo, bari bamenyere ko ahagarika inyanja igahagarara, ibiki, ngo barabona cya giti ntabwo cyumye. Barikomereza bigira mu ivugabutumwa, ngo bongeye kuhaca basanga ngo cyumye gihereye mu mizi. Ngo barabwirana ngo uko cya giti cyumye gihereye mu mizi, baratangara kuko nta gahe kari gaciyemo. Baratangara aho gati cyumye, wa mutipe ni hatari. Uko yakivumye kikaba cyumye cyahereye mu mizi. Ushobora kubivuma uyu munsi, icyo kintu tinzemo ushaka kukimvumira uyu munsi. Determine to ideside vuga ngo you know what, enough is enough. Ntabwo nongera gusenga aya masengesho yo kumavindira, Mana wambabariye ibi bintu bigacamo, Mana wambabariye koko akakaga. Yarekeraho ayo masengesho. Rimwe na rimwe ntabwo ari yakenewe. Rimwe na rimwe birasaba ko uvuga ngo ijoro ribaruwa riraye, enough is enough, enough is enough. Ndahagurutse, mpagurutse, ugahangana nacyo ukakita izina ry'agasuzuguro, ukagisuzugura, ukakibwira ngo you know what, ufite amatwi urumva, aho ungejeje ufite amatwi urumva. Reka nkubwire rero, wibeshye ku muntu, wibeshya adresse. Uru rugo ntabwo ari agatobero, iyi diplome ntabwo nayiruhiye ubusa, aka kazi kagomba kuza. Bihangare, bibwire, nk'uko aba bembe bavuze ati n'ubundi gupfa ni ugupfa. Icyo kibazo niba cyarakwishe n'ubundi urakibembereza kubera iki? Gihagurukire nawe ugihindukane. Gitongere mu gitondo saa sita na nimugoroba, cyumishe, kivume nka kuriya Yesu yabigenje. Kivume, cyita izina, igiti cy'umutini, cyita uko ushaka, cya kindi Yesu yavume, cyita uko ushaka. Kibwire ngo gupfa ni ugupfa, n'ubundi ngiye guhangana nawe, ngiye gufastinga, ndakwereka sha
kibwira amanywa na nijoro. Uyu munsi ushobora kubona nta mpinduka, n'ejo ukabona nta mpinduka, n'ejo bundi ukabona nta mpinduka, ariko kiba kiri kuma ngo gihereye mu mizi. Ushobora kuba utari kubibona, ariko guma usukaho amasengesho. Amasengesho yo gutegeka, apana yo kuganya ngo Mana uzaza ryari. Oya oya, amasengesho yo kuvuga ngo enough is enough, ajyanyemo n'ibikorwa. Wumvisha abapfakazi babiri, subiza inyuma uze kubyumva. Ajyanye n'ibikorwa. Wumvisha ababembe bahagurutse bakinjira. Ajyanye n'ibikorwa. Senga, shaka umwanya, iyirize, vuga ngo ndaguhagurukira kibazo. Uzi ko Imana ibonye ako ka motivation, iyo courage ushyizemo, nayo iti guha imbaraga utazi ahantu zivuye. Iti gushyiramo akanyabugabo nawe, kuko ibonye kwizera ugize, ibonye ukuntu uhagurukanye gushira amanga, nayo iti gushyigikira, ntabwo umenye ukuntu bigenze. Uzagishaka mu minsi mike ukibure, uzagishaka mu gahe gato wibura aho cyaciye. Ako kazi karaza kuboneka, urwo rugo ruraza kuba ruzima, uwo mwana araza kuboneka, icyo kintu kiraza gushoboka. Ni wowe ukizi. Kibwire, hangana nacyo, gitongere, cyumishe, shyiramo ibikorwa. Kwizera kujyanye n'ibikorwa, maze wirebere. Ntiwongere kuryama, ntiwongere uvuga ngo mbivuyemo, ngo noneho nahereye. Oya oya oya, hindura strategy. Hindura, ntiwongere gusenga y'amarira yo kuganya. Oya, senga noneho ayo guhangana. Vuga ngo God take my back, njye nyuma mfata mu bitugu nkwereke Mana. Twahawe imbaraga ngo zo gukandagira scorpion, ngo no kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Dufata mpira ikintu cyose kishyira hejuru ngo kirwanya kumenya Imana mu mitima y'abantu. Ibintu byose twarabihawe, dufite imbaraga n'ubushobozi. Satani ajya dukubita akadushyira hasi akaturangiza, ariko hari igihe natwe tumwegukana. Imana ikafata yo back, warangiza ugahangana n'ikibazo kiri imbere yawe udapfukamye. Oya, uhagaze, ugendagenda, ukora actions icyo Imana izakuyoboramo gukora, aba ari kuzabikora. Ariko wisubizemo akanyabugabo, uvuge ngo enough is enough, uhangane n'icyo kibazo, byose bizashoboka. Imana ibagiriye neza.